Nongeye kubasuhuza mwebwe mwahisemo kujya mukurikira ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha kuri YouTube channel. Uyu munsi turagarutse mu kiganiro gishya aho tugiye kurebera hamwe abasore bageze kuri 5 umukobwa akwiriye kugendera kure mu rukundo. Nibyo koko urabibona yuko ugeze mu myaka y'ubukure, kandi nibyo koko ukeneye umugabo. Kandi ikintu none gikomeye kuri wowe nuko abasore benshi basimburana imbere yawe bashaka kugutereta. Muri makeya umusore w'inzozi zawe kumubona byamikomeje kukubera imbogamizi. Bamwe muri benshi bajya babura icyo bakora mu bushishozi bwabo bagahitamo umusore umwe. Nyamara uko bukeye nuko bwije bagatangira kwicuza bavuga ngo twahisemo nabi. Kinahisemo uyu muntu kandi hari abasore benshi cyane n'inkwiriye kuba nahitamo umwe ufite agaciro. Niba ushaka kuzubaka urugo rwiza, bana natwe muri no video kuko tugiye kukubwira abasore bageze kuri 5 ukwiriye kugendera kure kugira ngo uzabashe kubaka urugo rwiza. Nje mugiye kubana nk'ibisanzwe, nitwa Rukundo Damas. YouTube channel ni Rukundo Love Stories. Reka twinjire mu kiganiro byimbitse, ariko mbere ko tukinjiramo mubanze munyemere twanze kwakire abantu bashyashya kuri iyi channel. Umuntu mushyashya n'umuntu utarabona kana subscribe, niba utarakana subscribe uyikande kandi uko gufungura inzoga kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse ngaha, kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse ngaha ujye ubasha kukibona kandi ukibone mu bambe. Turahera ku muntu wa mbere tuze gusoza kwa 5, ariko niba ukunda ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha kuri YouTube channel, nyemerera ngo sabe ukandereke kuri no video. Kandi niba ari igitekerezo wumva waduhereze cyangwa se hari inyunganizi zindi waduhereze cyangwa se akaba ari ikintu ushaka ko azakubwira muri video itaha, utwandikira hasi muri comment. Umusore wa mbere ukwiriye kugendera kure ni umusore w'umuhehesi. Uyu musore w'umuhehesi ntabwo ari wa muntu utendeka abakobwa 2 cyangwa se 3, ahubwo umukobwa wese agezeho aratereta. Uyu musore umwese rudacira kabishye ntabwo waba umubeshyeye, ntarobanura kandi umuyaya w'iwabo aratereta. Umukobwa bahuriye muri bisi ajya ku kazi ntabwo areka kumwaka kanimero, ntabwo aterwa isoni ndetse n'ubwoba byo gutereta umukobwa ukata amatike. Ukora akazi ko mu rugo iwabo ntabwo azareka kumutereta. Mbese muri makeya umuntu wese witwa igitsina gore wese atari mwene wabo aramutereta. Ndakubwiza ukuri yuko uyu nguyu umubanye igihe cyose wajya uhora urira. Umusore wa kabiri ukwiriye kugendera kure ni umusore uhora ukubwira ngo njyewe ndacyari umwana. Uyu musore nubwo waba ubona ukabona n'umuntu mukuru, iyo urebye ibitekerezo byiwe ubona akiri umwana. Yarize wenda anarangiza kaminuza, ariko usanga buri munsi abyuka yicaye ndetse bukarinda bwira cyicaye. Muri make iyo witegereje usanga nta gahunda afite yo gupanga ejo hiwe hazaza. Iyo musore yagize amahirwe akabona amafaranga yo kugura bando, abahiriwe ubundi akirirwa ashaka umuntu umugurira agacupa. Yamara kugatamo so gutereta abakobwa bagiye batandukanya akiva inyuma. Uyu musore numubona kandi ukemeza kubana nawe, uzamenye neza yuko urugo rwose ruri ku mutwe wawe. Si ibyo gusa kuko uzaba utangiye urugendo rwo guhangayika kurenza uko ari kuguma muri wenyine. Umusore wa 3 ukwiye kugendera kure n'uyu nguyu ni umusore buri gihe uhora akubwira ngo ndi mukuri. Igihe cyose iyo mugiranye ikibazo ahita abyigurutsa akagaragaza yuko ari we uri mu makosa, hanyuma we ari mukuri. Muri make mu bibazo mugiranye ibyo ari byo byose agaragaza yuko we nta kosa agira, ari we uhora mu makosa agiye atandukanye, yitwaje ya mvugo igira ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Iyo mvugo ayumva cyane, gusa yumva nabi kuko we nta nubwo yemera yuko ari mu ikosa, ahubwo yisobanura kurenza umuntu uri mu rukiko kandi akerekana yuko buri gihe ingingo ze zimurengera. Uyu nguyu ni mubana uzaba witeguye yuko nta niri na rimwe uzigera umugisha impaka, kuko niyo yaba yaguye mu ikosa cyangwa se mu cyaha ntabwo azacyemera, ahubwo azakwereka yuko afite ukuri. Byumvikane yuko n'imigero uzayirya. Reka twigire ku ya 4 n'inama nakugiraga. Umusore kandi ukwiriye kugendera kure ni umufushyi wa cyane. Umusore ufuha akarenza urugero. Uyu musore agucunga kurenza uko ubwe nawe yicunga. Abakubaza impamvu wambaye ipantaro igufashe cyane, akakubaza impamvu wambaye akajipo kagufi. Ntatana no kuguhamagara kenshi cyane atari uko agukumbuye, ahubwo ari kugira ngo amenye neza ko nta wundi muntu muri kuvugana. Iyo muri kumwe ugahamagarwa agerageza gutega amatwi ngo yumve icyo uri kuvugana n'umuntu muri kuvugana. Iyo mutari kumwe akubaza aho uri, ibyo urimo ndetse n'abantu muri kumwe. Ntabwo agira isoni n'ubwoba byo kukubaza impamvu ari kumva amajwi y'abagabo iruhande rwawe cyangwa se hafi yawe. Ntabwo yagira ubwoba bwo kugereka ko kukubwira ngo mbwiza ukuri bitaraba birebire. Mbese igihe cyose mutari kumwe cyangwa se utararyama akubuza amahwemo. Ndakubwiza ukuri uyu nguyu ni mubana uzarwara umutima ndetse n'umutwe udakira. Ibinini uzabimara mu mafarumasi. Babajwe na mama wawe uzajya uturiza inkuru cyangwa undi muntu wari we wese wisanzura ukabwira ibyaye byose. Dukomeje ikiganiro cyacu turi kugera tugera ku musozo, kuko tugeze ku musore wa 5 wo kwirindwa cyangwa se umusore wa 5 utagakwiriye guhereza umwanya mu buzima bwawe. Uyu musore nta wundi ni umusore w'umwiyemezi. Uyu musore ni wa wundi ukwereka yuko ari byose igihe cyose. Ni wa wundi wumva yuko ari we wa mbere wambara neza,
yiyumvamo ko ateye neza ndetse ngo asa neza da, ngo avuka mu muryango ukomeye ndetse ngo yize ngo n'amashuri meza, ngo afite akazi keza ndetse ngo afite byinshi cyane yirata, ngo akumva yuko ariyo turufu cyangwa se ariwe turufu yo kuba yakundwa nawe. Uyu musore iyo weho wihagazeho ukamwereka yuko utamukeneye ndetse ukamwereka yuko utamukunda ukamuhakanira urukundo, aguherekeresha amagambo y'ubwishongore ndetse akakwiyemeraho ndetse akagutega iminsi. Gusa ikintu gitangaje kurusha ibindi byose nuko iyo musohokanye utanga komande ahita atangira kukubaza nimba uvumbutse mu mwobo, mbese akakwereka yuko utazi ibigezweho. Ndakubwiza ukuri yuko uyu musore muramutse mubanye utazakira inyuro ze, wazajya uhora urira uko bwije ndetse nuko bukeye. Ikiganiro cyacu turagisoje cy'uno munsi, ariko reka ngo sabe niba kino kiganiro cyo kikubatseho cyangwa se cyo kiguhinduriye ubuzima, ubitubwira aho hasi muri comment, utubwire uko ikiganiro wacyumvise. Niba uri mushyashya ukaba utarakanda subscribe nabyo ntubyirengagize, kuko bizaguhesha kuzajya ukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bikunda gutambuka ngaha umunsi ku wundi. Ndagusabye niba utarakanda like kuri no video uyikandi, ikindi kandi no video niba nta kintu bigutwaye uyisangize bagenzi bawe kugira ngo nabo babashe kwirahurira ubumenyi bugiye butandukanye buri muri no video cyangwa se n'izindi video zikunda gutambuka kuri YouTube channel. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha kandi bifurije kugira urukundo rwiza, Imana ishima urukundo rw'abana b'Imana. Bye, reka tuze gura mu yindi video, mukomeze kugira ibihe byiza.